Bana b'Imana ni muhumure murakaza neza kuri buri munsi. Murongo wacu kuri YouTube yitwa buri munsi. Muze dusange Imana yacu intabera ikomeze gutugirira neza. Muri amasomo ku wa gatanu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika tariki 21 Gicurasi 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cyakozwe n'intumwa umutwe wa 25 umurongo wa 13 kugeza ku 21. Muri iyo minsi umwami Agripa na Berenisa bagera i Kayizariya baje gusura umutware Festo. Bahamaze igihe, Festo atekerereza umwami ibya Paulo agira ati, hano hari umuntu Felix yasize mu buroko. Igihe nari i Yerusalemu, abatware bahereza bitambo n'abakuru b'Abayahudi baramundegera bansaba ko yakwicwa. Mbasubiza ko atari akamenyero ku Banyaroma gucira umuntu urubanza ntawe uhingutse ngo amushinje, nawe ubona umwanya wo kwiregura ngo yiyezeho icyaha. Ubwo rero baje hano nanjye sinazarira, bukeye nicara mu rukiko mpamagaza uwo muntu. Abamuregaga baramukikiza, ariko ntibagira ikirego gikomeye na kimwe bahingutsa mu byo nakekaga. Ahubwo bafite ibyo bapfa byerekeye idini yabo, ariko ku buryo bw'umwihariko bagapfa umuntu witwa Yezu wapfuye, nyamara Paulo akaba yemeza ko ari muzima. Mbonye ko ntashobora gukemura ibyo bibazo byabo, mbaza Paulo niba yemera kujya i Yerusalemu ngo abe ariho acirwa urubanza ku byo bamurega. Ariko Paulo arajurira, ashaka ko urubanza rwe rwarangizwa na nyiricyubahiro. Ubwo nanjye ntegeka ko bamurinda kugeza igihe nzamwoherereza kwa Kayizari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho yashinze mu ijuru ijabiro rye. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, ni nako impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uko uburasirazuba butandukana n'uburengerazuba, ni nako adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uhoraho yashinze mu ijuru ijabiro rye, maze ingoma ye ikagenga byose. Nimusingize Uhoraho, bamarayika be mwese, mwe ntwari z'indatwa, mwubahiriza ijambo rye. Uhoraho yashinze mu ijuru ijabiro rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Muri icyo gihe bamaze kurya, Yezu baza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati, ragira abana b'intama zanjye. Yezu yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu ati, ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero abazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nibwo amusubije ati, Nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyeza kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undi agukenyeze kandi akujyana aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze ruzahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Yezu ni muzima. Alleluya, alleluya. Muri amasomo turazirikana by'umwihariko ku nteruro y'ubusabe bwa Paulo mutagatifu ati, urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Ese urubanza Paulo afite ni uruhe? Ese uwo nyiricyubahiro ninde? Ese Paulo azatsinda cyangwa azatsindwa? Ibaze nanjye nibaze. Aya masomo matagatifu y'uyu munsi amubiyemo ibisubizo by'incamarenga bidusaba gutega amatwi tugashishoza tukemera. Urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Amasomo y'uyu munsi araducira amarenga y'urupfu rw'inkingi za Kiliziya, Petero na Paulo. Intumwa Petero na Paulo zitwa inkingi za Kiliziya. Izi ntumwa zombi zakoze umurimo utoroshye kugira ngo Ivanjili ya Kristu imenyekane kugera ku isi yose natwe turimo. Mu gihe Petero asigaye i Yerusalemu yigisha Abayahudi ndetse n'abandi, Paulo yahawe ubutumwa bwo gusanga abapagani, abanyamahanga. Rero amasomo y'uyu munsi araduha incamarenga y'urupfu rwabo bombi. Bombi baguye i Roma. Nuko urubanza rwabo rurangizwa na nyiricyubahiro. Urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Mu isomo rya mbere turumva Paulo wafatiwe i Yerusalemu agafungwa. Ejo nibwo twumvaga uburyo Nyagasani yamubonekeye akamubwira ati, Paulo komera,
uko wambera umugabo i Yerusalemu niko ugomba kuzambera umugabo i Roma. None turumva uburyo ahura n'abategetsi bakomeye bari kuvuga kuri dosiye ye. Ubwo umutware Festus yatekerezaga umwami Agripa ibya Paulo, uko abayahudi bamureze ati barapfa umuntu witwa Yezu wapfuye, nyamara Paulo we akaba yemeza ko ari muzima. Dore rero interero y'ukuri ihatse kandi zingiyemo ukwemera, ihatse kandi zingiyemo ukwemera kwacu abakristo. Uyu mutware Festus yakomeje asubiramo atazi ko ariho ubuzima bwacu bushingiye. Ni nkaho ari gutiza Paulo umurindi amuha ingingo y'urubanza. Paulo rero muri urubanza yari yakemye ko urubanza rwe barumwereyeho amazi. Murumva abategetsi bose bakoranye kandi nta wamenya bashobora kubogama, bakabogamira ku ruhande rw'abayahudi. Paulo bakamurenganya. Nibwo Paulo ajuriye asaba kuva i Yerusalemu. Ni nkaho yaraguye mu matsa akajya i Roma. Aribyo byari mu mugambi w'Imana wo kubera Kristo umugabo i Roma. Nuko Paulo ashaka ko urubanza rwe rwarangizwa na nyiricyubahiro. Ako kantu, urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Ese uyu nyiricyubahiro ninde? Uyu nyiricyubahiro mbere na mbere ni umwami Kayizari w'i Roma. Kayizari uyu nguyu akaba yari yarigize ikigirwamana, un petit dieu, agashaka ko bamuramya. Yari hariye umwanya w'Imana. Ariko Kayizari akaba ahagarariye abategetsi bose bo kuri iyi si, babandi bitwa ko bica bagakiza, babacamanza abagore kimanza bakazinyweraho amazi, za ruswa zikavuza ubuhuha. Ce sont les antifigures de la justice de Dieu. Naho nyiricyubahiro mukuru ni Imana, umwami w'isi n'ijuru, usumba Kayizari. Ni nawe rero uzarangiza urubanza rwa Paulo. Imana nyiricyubahiro nizarenganura Paulo cya gihe azagwa i Roma akurikiye Kristo, ahowe Kristo. Nuko bwa buhanuzi bwo kubera Kristo umugabo bwuzurizwa i Roma. Nta kiruta rero muvandimwe nko bakwirukana kuri iyi si, ariko ukagwa mu biganza by'Imana. Ngo nyiricyubahiro, Imana nyirukuri, umucamanza w'intabera. Nubwo twe ku rwego rwacu iyo twumvise uwapfuye turababara cyane tugashavura, ariko se bigutwaye iki muvandimwe niba upfuye hano ku isi ariko ugakomeza kuba mu bugingo bw'iteka hamwe n'Imana, hamwe na nyiricyubahiro mukuru Imana? Naho mu ivanjiri y'uyu munsi Petero arahabwa inkoni y'ubushumba na Yezu yo kuragira ubushyo bwe. Nyuma y'uko Petero yihakanye Yezu inshuro 3 zose, ubwo nawe ku inshuro 3 yamubazaga ibibazo ati, Simoni mwene Yohani urankunda? Yezu rero mu kumubabarira aramuragiza intama ze ati, ragira intama zanjye. Amen. Ibi twibutsa ko Yezu atabika inzika. Yezu mu kudushinga imirimo ntiyita ku buhemu twamukoreye. Akayantero ya Zaburi igira iti, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Nubwo Petero nka papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika Yezu ahaye ubuyobozi bwo kwita ku bana b'Imana, ariko Yezu aramuburira urupfu rumutegereje ruzahesha Imana ikuzo. Yezu yagize ati, ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyeza kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undi agukenyeze kandi akujyane aho udashaka. Petero rero akorewe Kristo yaje kugwa i Roma mu itotezwa rya mbere ry'abakristo. Dore rero impamvu ebyiri z'ingenzi icyicaro cya Kiliziya Gatolika kiri i Roma. Impamvu ya mbere ni ukubera ko izi nkingi zombi Petero na Paulo baguye i Roma. Impamvu ya kabiri ni iyuzwa ry'ubuhanuzi bw'Imana. Kuri Paulo ubuhanuzi bw'Imana buti, uko wambera umugabo i Yerusalemu aba ari nako ugomba kuzambera umugabo i Roma. N'ubuhanuzi bwa Yezu abwira Petero ati, noneho nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nguko uko ubuzima bw'izi ntumwa bwahishije Imana icyubahiro. Urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Mubyeyi, we ninde ujya urangiza urubanza rwawe? Wishyira amaboko yande? Mu gihugu kimwe cyo hirya kure muri Afurika, umugabo wakoraga mu ruganda rukomeye cyane. Rero kubera umutima mwiza yagiraga wo gufasha abatishoboye, abababaye, abarwayi n'abandi benshi b'ingeri nyinshi batishoboye, ariko ibyo akabikora mu ibanga yirinda kubivuga ku mpamvu yo gutinya Abayahudi. Nko muri cya gihe intumwa zazikingiranye Yezu amaze gupfa ku mpamvu yo gutinya Abayahudi, ariko abakoranaga n'uyu mugabo bagahora bamurega ko ari igisambo, ngo umushahara we ahembwa nuhura n'ibikorwa akora by'iterambere. Ubwo batangira kumugirira ishyari. Noneho umunsi umwe abakozi b'uruganda baza gucikamo igikuba barabisha, babonye wa mugabo wuje amazu meza yo gucumbikiramo imfubyi. Nuko baravuga bati, dore noneho ikimenyetso simusiga kimushinja cy'uko uyu mugabo asahura uruganda. Nuko baramurega, bose w'uruganda ahita aramwirukana, ya mazu nayo barayamwambura. Nuko abakozi b'uruganda bayaturamo, naho undi atahamara amasa. Uko abashefu b'uruganda bagendaga basimburana muri uru ruganda bayobora, ari nako uyu mugabo ageze aho rwa rubanza rwe rw'uko bamurenganyije
ariko abashefu nabo bareba kure bakabona wa mugabo yari umujura koko bitewe n'ibyo yakoraga kandi bidahuye n'umushahara we. Akibaza surusa bikuraho ni ukunyuze kuri urwo rubanza wese iyo dosiye akanzura ko uwo mugabo ari umujura. Igihe rero cyaje kugera wa mugabo yitaba Imana, iby'urubanza byo biba biraparitse, ya mazu yarayahebye n'indi mitungo yose barayigwatiriye. Nuko amaze gutabaruka hashize iminsi b'abakozi bari muri ya mazu barayatuyemo, haza kuza abaterankunga baturutse mu mahanga bafashaga wa mugabo. Nuko bazana urupapuro barwereka umukuru w'uruganda, urupapuro rwemeza iby'aya mazu yagombaga gufashishamo imfubyi. Abo rero bakaba baramuteraga inkunga rwihishwa kugira ngo nawe afashe abandi. Urwo rupapuro rero ruturutse mu mahanga ni rwabaye kamarampaka. Nuko ari shefu w'uruganda ari n'abakozi b'uruganda bose bagwa mu kantu, bibaza igihe cyose bataye bamaze baburana imanza z'amahugu, kandi undi yaritahiye nyakwigendera. Ese mubyeyi, urubanza nyuma yo gusozwa uwaregwaga yaritahiye, uri uyu muterankunga aya mazu wayasubirana, bityo ukaba wakwirukanamo abakozi bayigaruriye baregana ibinyoma. Wakora iki uri nyiri aya mazu uzanye n'urupapuro rubyemeza, attestation? Yibaze nanjye nibaze. Mu gihe b'abakozi isoni zimaze kubabumba bari baniteguye no guhita muyimuka muri ya mazu, wa muterankunga mukuru arababwira ati nimuhumure, uriya mugira neza Nyagasani yahamagaye twakoranaga niwe wahoraga bavuganira buri munsi ngo tumufashe yubakira uruganda amazu, bityo abana b'abakozi bakora mu ruganda bazabone aho baba, cyane cyane igihe ababyeyi babo bazaba batabarutse cyangwa mu gihe cy'amasaziro y'ababyeyi babo. Rero twamufashije kubaka amazu make kandi twari tugikomeza, nuko gusa mwagize umururumba tuba tubihagaritse. Ariko nubwo yitahiye, Imana imuha imigisha n'amahoro, igitekerezo cye yahoranaga cyo gufasha uruganda mu ibanga ngo rutere imbere tuzagikomeza. Rero amazu tuyahaye uruganda mu rwego rwo gukomeza kubaha no kwibukanya kwigendera no gusigasira ibyiza byose yakoraga mu ibanga, ashaka kurengera inyungu za benshi, inyungu zo mu minsi iri imbere. Nuko abari aho nyuma yo kumva ijambo ry'umuterankunga, ibyishimo bivanze n'isoni birabataha. Bibaza ukuntu bataye igihe mu manza z'amahugu bemeza kandi bashinja ibinyoma, kandi ibintu byari n'ibyabo nibo byagiriye akamaro. Mbega abakozi baraha ni nka bya bintu by'umutware Festus twumvise mu isomo rya mbere. Yatekerezaga umwami Agripa ibya Pawulo, uko abayahudi bamureze ati barapfa umuntu witwa Yezu wapfuye, nyamara Pawulo akaba yemeza ko ari muzima. Nibyo koko bavandimwe, Yezu ni muzima, akora ibigaragara n'ibitagaragara, azi imitima ya bose. Nguko uko nyiri cyubahira c'urubanza, ashobora no guca urubanza warapfuye kandi ugatsinda. Ese wo muvandimwe, ibyo ukora, imitungo ufite, amafaranga ufite, imishinga ufite, hari icyo bizamarira abandi mu buzima buri imbere? Hari isomo urupfu rwawe rwasigira abandi? Ese ibyo ufite c'est pour le service de l'église? Niba ari ibya kiliziya, niba ari service uhereza kiliziya, humura. Erega muvandimwe, ushobora kurengana hano ku isi, ariko Imana ikazakurenganurira mu bwami bw'ijuru ugatsinda. Urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiri cyubahiro. Rero mubyeyi, ntugate umwanya mu nkiko z'isi uburana amahugu, uta igihe cyawe uregana, ubeshya, urya cyangwa utanga ruswa, kuko nubwo bakurenganura hano ku isi burya ntibashobora gukurengera aho rukomeye. Ikiruta byose rero ni ugukora neza buri munsi, ukungukira kiliziya abayoboke benshi b'Imana, ukubaka amazu abana b'Imana bazaturamo b'abakozi b'uruganda. Naho banyakubahana ba nyiri cyubahiro b'igisi bo icyabo hari ubwo biyumvira amabwire gusa, ibinyoma bya runturuntu byacitse za bombori bombori, bakarushaho kugusonga nkuko abayahudi basongaga Pawulo. Nyamara muvandimwe, umunsi umwe uzagira ucya ubone Imana irakurenganuye. Kandi nibitabera hano ku isi, ishime unezerwe, kuko mu ijuru niho hari ubutabera burambye, kandi abusize bagasigara bakoze Imana, ukabasiga bishimye, ukabasiga amahoro. Ni koko bavandimwe, Imana ntirenganya, Dieu est juste. Ngeho ko mwere hano ku isi kandi ari amacenga n'amanyanga, nahitamo kurenganywa bakanyambura, bakankubita, bakantoteza, ariko Imana ikazandenganura, ikazanandengera, nkazabaho neza mu bugingo bw'iteka. Urubanza rwanjye ruzarangizwa na nyiri cyubahiro. Imana ntibeshya. Yezu ndakwizera buri munsi, Yezu ndakwizera buri munsi, Yezu ndakwizera buri munsi. Amen. Imana ibahe imigisha n'amahoro mwese. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.